Ese wari ubizi neza ko iyo utazi ugana Google cyangwa se waba udasobanukiwe neza ukagana YouTube ikagusobanurira search yonyine? Telefone yawe nimba igishiramo umuriro vuba kandi utanayikoresheje, fungura iyi setting, ujya muri setting ukajya kuri battery, amara kwinjira muri serivisi za battery ukamanukaho gatoya, ubanza urebe ko iyi serivisi iri muri telefone yawe, kuko ari telefone zitagira iyi setting. Ukajya muri app screen lock, ukabanza ugasoma neza hano hejuru handitse screen lock, ugasoma amagambo ariho nayakubwira ko iyo ufunguye iyi setting igufasha kuba telefone yawe iyo wayifunguye hanyuma mu gihe telefone yawe wayijimije irimo urufunguzo nta message nimwe ugomba kwakira. Setting iba yazirokinze, mbese nta nubwo umuriro uba wiruka cyane mu gihe izo setting zose wazifunguye. Niyo ngibi iyo wabikoze ugafungura hariya handitse all hakaba open, niyo ngo setting yose ibifunguye ku buryo nta muriro wapfa kugenda uko wiboneye biturutse kuri application iri gukora mu gihe telefone iri mu rufunguzo. Ibi birakora neza cyane, nubikora wowe uzaba ureba yuko umuriro wagendaga mbere yuko iyi setting ifungura ariko bizajya bigenda. Ukareba neza ko battery percentage yawe ifunguye ku buryo nyine uzajya ureba nimba yari iri kuri 5 ukareba yuko yamanutseho. Iyi setting irakora neza cyane ku bantu bayikoresha neza.